Sinilikuona Rwanda huko. Makuru yatugezeho na yaziri nari ya mashusho duhita tubona ko atakiriho. Tutangira gutekereza no gushaka kuko batubwiraga ngo yobakiriho. Zafashe igihe kirekire, nimba mubona iminsi yose yaratinze tudakora uyu muhango. Byari bitewe nuko umuntu yaguye ku musozi niko bimera ntaza heba. Twafashe umwanya, twafashe ibintu inzira zose umuntu yaca nkuko mubizi gushaka umuntu tureba ko twakongera kumubona, ariko ntizashobotse. Hari hakurya murabizi baratubwira ngo umwana turamufite mureke tugiye kumurekura mu kanya nimuzana amafaranga. Hari murabizi ati turashaka miliyoni kuyibona rero ati mu minota itarenze ingahe turamujana ahandi, ati mu minota itarenze ingahe turamujana nimuzane miliyoni. Uyu nguyu na mugenzi we n'abantu barahanga na mugenzi utarahangaha famille Aimable Paul aho ari abyumve koko mushimiye. Miliyoni yari ibonetse. Ibyari murabizi baravuga kwa kundi bagaze bavangwa n'aya komanda. N'aya komanda turashaka yandi 500 mukandi kanya 800. Bitarenze kuko ubuzima bw'umuntu sinarinzi kuko abantu bangana n'uko bashobora kuboneka. Imana yaravuze ngo bino bibeho biraba, ariko igaze ku mwana w'umuntu irava ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Niyo mpamvu umuntu ari w'agaciro kanini cyane. Mu minota itarenze ingahe uyu musore n'abagenzi be barahangaha n'abandi batarahangaha Aimable mvuze undi muhungu wanje utari hano bari babonye amafaranga yose. Kurya abakongomani bavuze ngo mukanya muzana ngaha amafaranga arenga za miliyoni yaramaze kuboneka. Ndabashimiye. Umunyamahoro umusinga ugasuzugura n'umutamba papa none bari batubwiye ngo turatashye ngo tuje kureba ababyeyi bari nigaga mu Rwanda tubwiye ngo dutabare hano ngo tuze kureba. Muravuye mu Rwanda? Ulikuwa mzuri kabisa komanda. Huko komanda soko general. Huko mlisomaka naye Rwanda? Wewe Imana ishimwe. Turashima Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Uyu mwana yari afite iminsi myinshi tumubuze, kuva ku minsi 16 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo amakuru yatugezeho na yaziri nari ya mashusho duhita tubona ko atakiriho. Tutangira gutekereza no gushaka kuko batubwiraga ngo yobakiriho. Zafashe igihe kirekire, nimba mubona iminsi yose yaratinze tudakora uyu muhango. Byari bitewe nuko umuntu yaguye ku musozi niko bimera ntaza heba. Twafashe umwanya, twafashe ibintu inzira zose umuntu yaca nkuko mubizi gushaka umuntu tureba ko twakongera kumubona, ariko ntizashobotse. Nanone tumaze guheba gutegura ibi navyo byafashe umwanya dutuye hamwe kuko bashiki banje bavuye kwivuga, ariko dushimiye umunsi kuko Imana yawutuboneye. Imana ishimwe. Cya kabiri nanone no gushimira abantu. Mu by'ukuri uhereye ku rusengero babivuze, ntabwo iyi mihango twari kuyishobora tutari kumwe n'abanyetorero ngo badufashe. Ijambo ry'Imana twumvishije, izi gahunda zakozwe, nubwo babivuze nongeye kubivuga. Shimira abashumba b'iri torero, shimira n'abandi bashumba mwese muri hano n'abakristo muri rusange. Iri jambo ry'Imana mwatubwiye n'ihumure, si kuri twe twenyine n'abandi bose, kuko uyu muntu twari tumusangiye na benshi. Imana ibaheze umugisha. Mwafasha tugakubitira Imana amashyi n'abo bantu bagize neza. Murakoze.
nanone ngikomerejeho muri cyo kintu cyo gushimira abantu. Dufite abantu bagiye badufasha cyane mu buryo bwo gukora iki kintu. Tumaze gutekereza gukora uyu muhango, twatekereje aho turi bukorere. Turavuga ngo ko dutatanye ariko hashobora kuduhuza. Turavuga ngo dufite abishwa, dufite abakwe, kandi abo bakwe n'abishwa bacu kandi bakagira bakongera bakaba n'abakwe. Turavuga tukizane hano muri urugo rwa Charles Mugenza, nuko tubifata gutyo. Nubwo twahise tubabwira, turabashimira cyane. Ntituvuga we wenyine, turavuga abishwa bose, turavuga abakwe bose. Uzo kuri wa mubyeyi wavuze ngo hagire uzamutuka ngo nuko yabyaye abakobwa ngo azarebe ko abakwe batazamugirira nabi. Nuko yarazi ko abakwe ari abana. Abakwe n'abishwa turabashimiye. Bafashe umukingo ukomeye kuva muri iyo ntambwe ya mbere yo gushaka ko twobona uwo muntu. Nanone kandi basubiye gufata ubundi ukomeye kuko twababwiye ngo iki kiriyo ko turagikorera habiri. Iminsi 10 kizaba gihaye gikorwa i Bujumbura, aho imfura ya mukuru wacu iri na nyina nako nyina wabo uyu nguyu natwe bandi bari hano duhe tugikora none. Turababwira tuti kubera iyo mpamvu turabona ko bitazabura kuturemerera kugikorera kuko nyine igikorwa kingana n'ikindi kiba cyoroshe. Baratubwiye bati muhumure tuzafatikanya turi amaboko yanyu. Cyambere n'ukuri ndashima ko aba bantu Imana yabahaye urukundo rwinshi kandi nyine rufite aho ruva nka rwa rundi rwa yampano ya Timotheo biva muri nyina na nyirakuru. Kuko nabivuze ba nyina ni bamushenge, abagore babo ni bashiki bacu. Kuvuga ko aribo nabishwa, abana babo nabishwa. Reka kubumwe hari kuvuge cyane aba yenzu yo Mwantwari, Mwaruga yabarashe nabandi bo mu Batwari. Kuko aba bantu nababonyemo ikintu kinini cyane cy'ubwitange n'ishaka ryinshi no kubaha kwinshi no kudukunda kwinshi muri ibi bintu twagize. Bavandimwe kuvuga byinshi tibingana ko umuntu abitekereza, ariko uko bingana mu mitima yacu. Ari ijuri hano ari ababyeyi banje barahani n'abakuru banje n'abandi bana bacu bose twamaze kubibabwira. Imana ibaheze umugisha. Bikomerejeho nanone nagira ngo sabe aba bantu bahaguruke. Nasaba ko Simoni ari hano ihangane nahaguruke. Nanone na rwa gasore we ngira ngo yari yahagurutse yakongera agahaguruka. Na Mugenza nahaguruke. Hari abandi twari nako Valeri nahaguruke. Na Nyahoza utari hano ariko umwana we Nyabagena arahari. Sawa nawe yatambuka ni muze hano Valeri. Ndakomeza mvuge bari abantu bahaye baza. Ubundi ni nyina wabo uyu mwana uri abavuye kuvugana na nyina. Uyu mwana yabaye imfubyi kera, murumva kuva mu 1999 kugeza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ubupfuzi yabuhereye ku myaka 5 kubura se na nyina. Kuva muri iyo myaka ukageza none yarahaye yeneza imyaka 25 yaratangiwe 26. Muri iyo myaka yose ubuzima bwe bwose bwasabaga ibyarya, bwasabaga izanywa, bwasabaga izo yambara, bwasabaga ishuri, byasabaga nawe wakongeraho ibindi ku buzima bw'umwana kuko ubizi kugira ngo arerwe abeho agere muri iki kigero yarara. Yafashijwe na benshi ntabasha kuvuga, ariko reka mvuga baravuze ngo umuntu nagira neza muzamushimira kiriho. Twarabimenye bavandimwe, so umuryango wacu gusa warimenye n'Imana yarabimenye. Tudini nyakuri nirisura imfuzi n'abapfakazi. Mwafashije uriya mwana
mu bintu tutabasha kuvuga byinshi sawa yarambuye ngo nibagiwe mushiki wanje hano yagira ngo ari muri uriya nuko turabahujije uwo mushiki wanje avuze n'uyu arakoze cyane ko nukumva ko bihawe agaciro nawe abizi nuko ndashima cyane kuri aba bavandimwe bakoze ibintu byinshi bitari kimwe bitari bibiri bitari bitatu guhera kuri mukuru wanje uri hano twebwe dutuye kure ariko ibyo bakoze mubampera amashi muyaheze n'Imana yarashoboje kubikora turabashimiye cyane bavandimwe Imana itazibura kugira ibaha umugisha mwinshi ibongerere mu byo mwakoze uko bahetsa abandi bakoranye nabo twabavuze bonyine hari ibyo bakoraga ku giti cyabo nanone bakabikorana nk'ufite umudamu akakorana nawe ufite murumuna we nuko kituvuze bo bonyine ngo utekereze ngo wewe tutavuze ntitwabimenye no kuvuga ngo barakoze bakoresha n'abandi mu gufasha ubuzima bw'uriya mwana reka mvuge gutyo dufite umubabaro mwinshi ubu urumwe rw'uruboyi rw'urupfu koko ndacyafite data na mama bambyara n'abasaza basigaye bifuza urupfu ntibashaka cyane ariko kubera ibihe baravuga bati iyo batwari twigendeye twarabyaye twarashingiye nta byishimo bacyumva byo kubaho mu isi bashakaga kwigendera ngo baruhuke n'abakuru bacu barahari imyaka yabo guhera kuri uyu n'abandi twasize se wabo bavuye kuvuga kugeza kuri natwe twari dufite igitekerezo no kubona imbere yacu amaboko yacu n'amaguru yacu yari espoir nagize umubabaro mwinshi jewe mvi wacu nazanywe n'impamvu zimanza nyinshi zimwe muri Kenya izindi mu Buganda izindi hano ni Bukavu hano imanza ni zibiri nari mfite ni umukecuru wasaziye hariya Nyabiheke nari nje kumureba no kumusezera kuko nabonaga ko imyaka ye igeze kure kandi twari tubiraganye na mukuru wanje wasigaye nyine musaza waba bashiki banje n'umuvandimwe wari Bukavu ukindi cyakabiri cyari kituzanye cyari kibazo cy'uyu mwana kuri uyu mukecuru we twari tuje ngo tumusezere turebe uko ameze nibikunda kazasaza tukiri hano tuzamushingura kandi nibitageze ico gihe tukagira igihe twataha nanone tuzabe tumusezere Imana yarabikoze ishimwe kuri uyu icyo twateganyaga twari kwiga ku buzima bwiwe uko yakubaka uko yabaho dufatikanyije nabo dusanze bari bamufite nk'uko mubibona nk'abavandimwe cyantunguye nuko njewe yagiye tutanavuga numvise haje akantu gakomeye mu mutima ndibaza ngo se Mana uyu mwana ko namuherutse ari muto avuka ise ni wari umaze gupfa nyina atarapfa kuki agiye ntanamubona ariko Imana niko yabishatse amaboko yayo araruta yacu izina ryayo rishimwe soza nasaba ko abantu bose badusabira mu by'ukuri imiryango yose natekereza ko atari twe twenyine yagiye igira ibibazo ubura umuntu nk'uwo twarabuze n'abandi twavuga ko ari we wenyine uwo twari dutezemo byinshi ariko Imana ikabimujanye umubiri uzawikanga mugatekereza mukagera kure ariko Imana izadushoboza ubwo ijambo ryayo namwe mwese tukiri kumwe ndabwira abashiki banje ndabwira bakuru banje ndabwira abavandimwe bishwa bacu ndabwira abana bacu cyane cyane izi mfubyi turi kumwe uyu mwana w'umukobwa na musaza we bari hano tuzapfira gushira Imana ntiyabyemera muhumure Imana izitanga ubushobozi izabuduha hamwe n'aba bavandimwe bose twavuze dushamikiweho na benshi saba bishwa gusa n'abako twavuze iyi miryango yose niko ari ababyeyi banyu tuzafatikanya nabo ikigomba gukorwa cyose tuzakomeza tugikore twaba dushoje dushimira abantu bose babaye hano bagabo namwe bagore bahungu n'abakobwa imiryango yose muri hano banyarwandakazi nshuti n'abavandimwe
abakunda gutabara Imana ibaheze umugisha twaba twifurije umwana wacu iruhuko ridashira mu bwami bw'Imana iteka ryose. Murakoze. Bavuze nje ngiye gushima gusa kubashimira mwebwe mwitabiriye mwaje kudufata mu mugongo uwo rero nshobora kwibagirwa muje kumbabarira. Rero mbere na mbere nshimiye umuryango wa Musinga wateguye bino birori wanabyaye n'uyu mwana Imana ibampera umugisha. Ndabona Muse Simone yagiye Rwagasoro arahari na Reverend Rosiya sinzi ko yagiye. Ubwo mwihariko ndabashimiye mubampera amashi. Ijambo rya kabiri nshimiye Imana kuko mbaye kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu azategura ariko Imana nizigira gute nizisoza ikabishira mu bikorwa. Kuko bamaze kubibabwira ise w'uyu mwana yakurikiranaga na madamu 1999 yagiye ku ishuri rya kaminuza i Butare. Abo biganye barahangaha umuyobozi Nyagasaza ni nawe yamenyaniye n'umudamu wiwe yari umukobwa yari umusekreteri muri kaminuza i Butare. 1999 nje Nairobi kwiga iwe asigara i Butare yiga. Ndamubwira ngo uzaza ureba mushiki wawe nari mzaye rimwe ja kwiga kubwa amahirwe makeya sinabaye ku rupfu rwiwe no ku rupfu rwa madamu we sinarubaye ariko kuba mbagaza ahangaha ndabishimira Imana. Rero ndatize kuko bari babivuze shimiye abantu bose mwadutabara pere umuryango wa kuko bari babivuze abashumba dukorana bavuga ngo agahugu n'umuco wako iyo nageze nangasanga iyo baza gushimira umuntu barambura ngo nahaguruke. Rero reka mbasabe muhaguruke abashumba mwese mwadutabara muhaguruke. Imana ibahereze umugisha mwakwicarira cyane. Rero shimiye abaturanyi n'inshuti mwese mwadutabaye Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ndashoboye kurondora ngo kanaka na kanaka. Hari abandi bashumba dukorana ubwo mwihariko umunsi ku wundi ni benshi batandukanye. Mituwarite ya Nyagatare muhaguruke mwembe aho ngaho ndababona n'abandi sinzaho muri ariko ndabasaba muhaguruke. Abadukorana nijoro n'amanywa hari abo dukorana ku manywa gusa ariko nabo dukorana nijoro n'amanywa nayo mu ijoro ibaho umugisha. Shimiya abayobozi b'inzego z'ibanze ni benshi barahangaha abayobozi b'inzego za leta barimo umuyobozi wungirije w'umurenge urahanga Nyagasaza n'abandi Imana imuhereze umugisha. Ndatinze shimiye abantu baturutse hirya no hino. Ndabona baturutse za Mugera baturutse Kabarore cyane mwaje ku bwinshi muhereza amashi menshi cyane. Abaturutse Nyagatare Imana y'umugisha ndabona ku bwinshi hirya no hino za Rurenge Imana ibahereze umugisha cyane. Rero ndatinze hari abandi bantu ngiye gushimira kubwo mwihariko mituwarite ya Nyagatare kuko nababwiye ngo ino bashima bahagurutse umuntu abayobozi bari ahangaha muhaguruke nubwo muje kuvuga ariko ndashaka ko muhaguruka kugira ngo mbashimire muhagaze. Mituwarite ya Nyagatare abayobozi ba komite bahari muhaguruka. Rero reka mbizeze kuko ndazabatenguha haba ku manywa cyangwa nijoro mwakoze ku mutima. Imana ibahereze umugisha. Abasore rero bazabaza hano babe bagenda ariko hari abantu ushaka gushimira Valeri na timu yawe yose ya White House bibaye byiza mwaza vuba vuba mukabashimira dusoza kuko amasaragiye bava abasore bose Kamwiza mwamanuka akabashimira byafasha cyane. Umanuke mbashimire bifasha cyane. Mwihute kwikiriza vuba. Didier ntawuri hano na Joyce mwaza niba muri hafi namunezero ntaza ariko reka mvuga barahanga ntacyo bitwaye. Abana n'intwari ndashaka kubashimira. Abana bana hafi ya bose babana mu nzu imwe. Inzu yabo bayita ngo ni White House.
ndashaka abandi ntibaraza ndashaka rero kubashimira mwihorere dukomeze uriya mwana amaze yigiraga hano arabasanga mu nzu bita ngo ni White House mu muri sinzi ko babyita tuno tuzina twinaha ngaha barabana mu nzu amaze gusoza ishuri ahangaha agenda ngo agiye kwiga imodoka kugira ngo ntiyakwicara mu gihugu adafite atazi gutwara imodoka aragenda yiga imodoka aza kunereka kuko yamenye gutwara imodoka umunsi umwe azatwaye moto arayizana nahanga kuko bamaze kubivuga ejo bundi ngo reka gane cyo gusura abavyeyi hariya hakurya aragenda agezeyo n'ibiriya mwabonye icyo shaka kubashimira ibya hariya hakurya murabizi baratubwira ngo umwana turamufite mureke tugiye kumurekura mu kanya nimuzana amafaranga ibya hariya murabizi ati turashaka miliyoni kuyibona rero ati mu minota itarenze ingahe turamujana ahandi ati mu minota itarenze ingahe turamujana nimuzane miliyoni uyu nguyu na mugenzi we n'abantu barahanga na mugenzi utarahangaha famille Aimable Paul aho ari abyumve koko mushimiye miliyoni yari ibonetse ibyariya murabizi baravuga kwa kundi bageze bava ngo yana ya komanda turashaka yandi 600 mukandi kanya 800 bitarenze kuko ubuzima bw'umuntu sinarinzi kuko abantu bangana gutyo bashobora kuboneka Imana yaravuze ngo bino bibeho biraba ariko igaze ku mwana w'umuntu irava ngo tureme umuntu mu shusho yacu niyo mpamvu umuntu ari w'agaciro kanini cyane mu minota itarenze ingahe uyu musore n'abagenzi be barahangaha n'abandi batarahangaha Aimable mvuze undi muhungu wanje utari hano bari babonye amafaranga yose kurya abakongomani bavuze ngo mukanya muzana ngaha amafaranga arenga za miliyoni yaramaze kuboneka ndabashimiye rero hari igikorwa utarakora n'ibindi utarakora ngo waringa sorry excuse uyu mwana aturutse Nairobi umukobwa wanje mu nzira zitoroshe atarafite n'uburyo buhagije bwo kuza mu buryo murabizi bw'ibyangombwa akora ubutwari butabaho araza arahuruka ngaha kugira ngo abe barabanye hano mu nzu uriya mwana tuvuze madamu ntawe uri hano yagiye kwicara ndagushimiye tukigera mu Rwanda madamu wiwanje yageze cyo kumuburana mu rukiko tutari tuzi n'iby'inkiko nibwo yavuze ngo mutegereze imyaka igere barabanye n'uno mwana imyaka myinshi hano mu rugo wanje aragenda aja Nairobi aza adafite ibyangombwa ndagushimije rero ndatinze rero nkuko nabivuze itorero Rwanda Christian Family Church Bishop ndaho hari madame arahari abapastor dukorana ni muhanguruke mbashimire rwose mubampera amashi Imana bamugisha shimiye umuryango wanje ko nari maze kubivuga kino cyumweru twari dufite ibiyo bine bano basore bavuye ngaha bagageze none hanga bavuye Musanze gushingura umubyeyi wacu bageze none hanga kuva Musanze twari dufite ibiriyo bine ariko Imana iradushoboza ndabashimiye soza Didier Joyce ndamushimiye mwihangane tuzamusanga mu bwo mu ijuru arona nibagiwe gushimira ababyeyi baturutse muri Kongo mwahaguruka barimo na mukuru wanje muhaguruke ndabashimira cyane Grand frère haguruka mwicarire Grand frère haguruka rero nta kundu nabivuga